Reka nongera mwifurize kugira ibihe byiza by'umwihariko nshuti mukundwa kuri wowe utahwema kuba natwe gatandukanye kandi n'amakuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko ku banyarwanda n'abanyarwandakazi kuba bakomezaga kugenda mu by'ukuri bibaza ese mu by'ukuri abana bacu babonye amanota 35 ndetse kandi mu by'ukuri bakabona na 40 ariko mu by'ukuri ukabona hafashwe umwanzuro wo kuba mu by'ukuri babasibiza. Reka mu by'ukuri nce bugufi nongere kuvugira abanyarwanda muri rusange by'umwihariko bakomeza kugenda banibaza ese mu by'ukuri nka leta y'u Rwanda yagize ikikora by'umwihariko ikigo cyane sa reka mu by'ukuri tubinginge tubasaba ko mu by'ukuri aba bana babonye amanota 35 ndetse n'amanota 40 by'umwihariko na 45 mu by'ukuri mwabagirira ibambe mukaba mwabimura by'umwihariko muri P6 ndetse na senior 6 ndetse kandi na senior 3 ubona ko mu by'ukuri abana bafite agahinda gakomeye cyane nk'ababyeyi turababaye. Reka nongere mvugire by'umwihariko rubanda nyamwinshi mu by'ukuri imbaga nyamwinshi y'umwihariko y'abanyarwanda by'umwihariko abanyeshuri biga P6 n'abiga senior 3 n'abiga senior 6 ubona ko mu by'ukuri bakomeje kugenda basaba leta y'u Rwanda kugira icyo yakora by'umwihariko abana bagiye kuba basibizwa babonye amanota agera kuri 35 ndetse ubwo kuzamura kugeza kuri 40 ndetse na 45 ariko mu by'ukuri ukabona imyanzuro yafashwe na NESA iragaragaza ko mu by'ukuri igiye kuba yabasibisa by'umwihariko mu by'ukuri ni ikintu ubona ko ababyeyi bakomeje kugenda bagaragaza nk'imbogamizi ikomeye cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri nsabe NESA umuyobozi mukuru wa NESA by'umwihariko n'ikigo cya NESA kigire icyo cyakora mu by'ukuri kwihinduka ry'aya manota y'aba bana mu by'ukuri ubona ko abana bamaze kuba bafata umwanzuro wo kuva mu ishuri. Nimba mbeshye ababyeyi mujye muri comment munyomoze kubera ko benshi cyane mwakomeje kugenda munsaba ko mu by'ukuri bakorera ubuvugizi ku kigo cya NESA ariko akakanye reka mbabwire ngo mu by'ukuri bumwe mu buvugizi nkomeje kugenda nkora mu by'ukuri ubona ko bukomeje kugenda bugira impinduka butanga ariko reka nongere kuvugira ababyeyi ndetse kandi n'abana bakomeza kugenda bagaragaza ko bafite ikibazo by'umwihariko umuyobozi wa NESA mu by'ukuri nongeye kuvugira aba banyeshuri bafite agahinda gakomeye cyane bari kugaragaza ko mu by'ukuri amanota bafite guhera kuri 35 amanota 40 ndetse na 45 mwabahereza uruhushya mu by'ukuri bakaba bakimuka. Ifatiro n'ukuri turabibona ko mwafatiye kuri 50 ariko mu by'ukuri biri kubangamira abanyeshuri ndetse kandi bamwe bakomeje kugenda bavuga ko nimutabikora bagiye kuba bava mu ishuri. Nk'abantu rero mu by'ukuri dukunda u Rwanda mu by'ukuri mugire icyo mukora ku bana babonye amanota 35 ndetse n'amanota 45 ndetse ubwo na 50 by'umwihariko akaba ari nabo bafatiyeho abandi bari munsi ya 50 by'umwihariko kugera kuri 35 byibura mwabagirira ibambe mukaba mu by'ukuri mwabahereza chances bakaba basubira ku ishuri bakiga neza mu by'ukuri badasibiye mu mwaka bari barakoze mu by'umwihariko kuri wo nkurikiye kakanya reka nizera ko mu by'ukuri banagije gukanda subscribe ikindi kandi wibutse no gukanda kuri iyo nzigira notification kugira ngo ntuzajye ucikwa na update dukomeza kugenda tukugezaho gatandukanye kandi nk'ibisanzwe aha ni kuri Rwanda Top Prime TV ukomeje kugera mu by'ukuri ukurikirira inkuru zacu gatandukanye kandi ngiye kuba nakora ubuvugizi aho kandi mu by'ukuri ndibuze kuba nanigiza ku banyarwanda itangazo rya NESA cyangwa se mu by'ukuri itangazo ryakomeje kugenda rivugwa na Minisiteri y'Uburezi ivuga ko mu by'ukuri ababyeyi badafite amikoro yo kuba barihira abana babo amashuri namwe mu by'ukuri ntago leta y'u Rwanda bibagiwe igiye kujya mu by'ukuri ishyiraho uburyo bwo kuba mu by'ukuri mwazajya mubasha kuba mwakishyurirwa amashuri kuri mwe mutishoboye ndetse kandi n'abandi bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite abana mu by'ukuri benshi cyane ariko bakaba bafite amikoro make cyane bikaba ari mwe mu bintu mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko ku Rwanda rugiye kuba rwakora ubuvugizi by'umwihariko ku banyeshuri bakomeje kugenda bagaragaza ko Minerval mu by'ukuri ikomeje kugenda iba ingora bahizi by'umwihariko mu Rwanda ubona ko hari bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko abana mu by'ukuri nubwo babafite ariko ugasanga mu by'ukuri Minerval ikomeje kugenda inabura cyangwa se amikoro yo kuba barihira abana babo mashuri ugasanga mu by'ukuri akomeje kugenda abura. Ariko reka ngire ngo kuri wo nkurikiye uri umubyeyi by'umwihariko ukaba adafite ubushobozi ndagira ngo mu by'ukuri kuwa mbere amashuri azatangira ariko mbere yuko atangira mu by'ukuri bimwe mu bintu ndetse yambwiye ko ntangaza ababyeyi mudafite amikoro cyangwa se mu by'ukuri mudafite ubushobozi reka mbabwire ngo mu by'ukuri mubashe kuba mwabyandika muri comment kugira ngo tuzaze tunabakorera ubuvugizi kugira ngo mu by'ukuri abana banyu bazasubire ku mashuri mwabashe kuba mu by'ukuri mwamenya icyiciro muhagazemo. Reka naganire mu by'ukuri ese nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda bukomeza kugenda avuga ko ababyeyi badafite amikoro by'umwihariko bikomeza kugenda avuga ko bikomeje kugenda byihanangirizwa by'umwihariko abadelegite ndetse n'abarezi bakomeza kugenda birukana abana badafite amafaranga y'ishuri school fees mu by'ukuri ugasanga umwana arirukanwe azize ubushobozi bw'ababyeyi buke cyangwa se mu by'ukuri nawe umuryango aturukamo ufite amikoro adahagije. Ibi ngira mu by'ukuri ubuyobozi bw'u Rwanda bwongeye kuba bwabivuga by'umwihariko ku badelegiteri bakomeje kugenda bagaragara ko birukana abana babaziza mu by'ukuri ko nta mafaranga y'ishuri batanze. Ibi ngibi mu by'ukuri bivuga ko abana badafite amikoro basabwa mu by'ukuri kuba barekwa bakiga ndetse kandi bakaba bazagira u Rwanda akamaro by'umwihariko nabo ubwabo bakigirira akamaro nk'uko bikomeje kugenda bisabwa by'umwihariko n'ababyeyi b'u Rwanda barasaba by'umwihariko ubuyobozi bwa NESA ko mu by'ukuri bwagabanya amanota afatiye
fatizo yafatiweho by'umwihariko ku ishuri, ubona ko bikomeje kugenda bibangamira by'umwihariko abanyeshuri bakomeje kugenda bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane, bakavuga ko by'umwihariko aya manota ari menshi cyane kimwe n'ayandi akomeza kugenda afatirwaho, bivuga ko mu by'ukuri kuri 50 yafatiweho, ariko ugasanga abana babonye amanota 35 bitewe n'igihunga bagize bari gukora ikizamini cya leta, cyangwa se ugasanga mu by'ukuri umwana yararwaye mu gihembwe hagati, ariko mu by'ukuri waje no kureba rizalite zatanzwe muri iki kizamini cyangwa se mwirangira ry'ikizamini, ugasanga umwana yari umuhanga, ukabona nyine mu by'ukuri bimwe mu bintu byakozwe n'umwana mu kizamini cya leta mu by'ukuri afite igihunga cyangwa se yaranarwaye mu gihembwe mo hagati, ugasanga mu by'ukuri ibi ngibi bitumye amahirwe y'umwana ajya hasi kubera abonye amanota 35, ugasanga nyine mu by'ukuri arasibijwe agiye gusubira mu mwaka yigamo. Ese mu by'ukuri nese muratekereza ko uyu mwana naramuka asubiye mu mwaka yigagamo ari buze ko yakiga nk'uko bigombwa? Ese ubundi niki muzaba muhimbiyeho? Ngiye ndumva mu by'ukuri ndetse kandi ibitekerezo by'ababyeyi mwareka abana babonye amanota 35 kuzamura kugeza kuri 45 by'umwihariko na 49, aba bana mu by'ukuri bagahabwa ashansi yo kuba bakongera bakiga bagakomeza bakiga. Ariko rero mu by'ukuri reka nze mbwire aba bana cyangwa se ababyeyi, ndaza no kuba nabaha link ya Nesa kugira ngo mu by'ukuri muze kuba mwana reba ese ni gute twareba ko Nesa ubusabe bwacu yabwemeye kuba mu by'ukuri abana babonye amanota 35, 45, 49 mu by'ukuri bemewe kuba bajya kwiga ku ishuri, ndetse kandi bakaba bazagirira igihugu cyabo akamaro, ndetse bwabo nabo bakigirira akamaro. Ni ibintu mu by'ukuri bikigwanye cyane, tukinashyiramo imbaraga kugira ngo mu by'ukuri tunavugire aba banyeshuri kugira ngo turebe ese Nesa nk'ababyeyi bacu niki bakora by'umwihariko ku manota make cyane abana babonye bakaba bakomeza kwiga. Ndetse kandi ndavuga ko amanota 35 ntabwo ari amanota make cyane ku buryo mu by'ukuri umwana yakongera gusibizwa mu mwaka yizemo. Ese muratekereza ko minerivare ababyeyi kuyibonera bagora cyane, ariko muri kubasibiza by the way mu by'ukuri mu nyumvire namwe iki kintu mukomeje kugenda munakura? Reka iki ngiki tube tugitarutse, ndakeka mu by'ukuri ibyo abo bigenewe by'umwihariko Nesa niyo nakomeje kugenda nyine ritangazo, nongere ndisubiramo bwa nyuma. Abana bafite amanota 35, 45, 49, aba bana mu by'ukuri mubagirire ibambe babashe kuba bakomeza kwiga kugira ngo mu by'ukuri nibaze kuba bareka ishuri, kubera ko iki kintu nabonye ko kimwe mu bintu mu by'ukuri biri gutuma abana biheba cyane, bikavuga ko aba bana bashobora kuba banareka ishuri, bityo kandi ukabona ko bishobora no kudindiza by'umwihariko ubwenge bw'abanyarwanda, ndetse kandi n'aba bana bari kwiga ukabona ko mu by'ukuri gishobora kuba ikibazo gikomeye cyane. Ibi reka tubiveho, mbigeneye Nesa kugira ngo mu by'ukuri nk'ababyeyi dukomeje kugenda tuvugira by'umwihariko aba bana baracyafite mu by'ukuri impungenge yo kumenya nimba mwababarira bagakomeza kwiga. Ubona ko mu by'ukuri barahangayitse cyane, by'umwihariko aba P6 cyane cyane nibo bakomeje kugenda banatsindwa. Ndagira ngo hari n'umwana wiyahuye bitewe n'uko yabonye amanota make. Ibi byose mubirebeho, mutabikoze abana baraza kwiyahura, ndetse kandi bategereje n'umwanzuro wanyu ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri muze kumpa igisubizo kugira ngo nze kuba nagitangariza abanyarwanda bategereje, mu by'ukuri bategerejanyije amatsiko yamwe mu gisubizo cyanyu muri buze kuba mwanaduhereza. Nimba rero mu by'ukuri uzi kuri umubyeyi ufite abana benshi cyane, ndetse kandi ukaba nta mikoro ufite by'umwihariko, ukabura ibikoresho by'ishuri, cyangwa se ukaba uzi neza ko nta mikoro by'umwihariko unafite, bikaba byaraturanyijwe by'umwihariko ukaba unafite umushinga ukuzi neza ko nta mikoro ufite, andika muri komenti ubutanzaze ngukorera ubuvugizi kugira ngo mu by'ukuri kwa mbere by'umwihariko hazagere turi gushyiramo imbaraga kugira ngo turebe abanyarwanda niba mu by'ukuri twabavugira kugira ngo batere imbere ubwabo.